tekereza ibi, nta muntu n'umwe wakugire nabi uyu munsi, nta wigeze akuvuga nabi, nta kidasanzwe cyakubayeho, ariko ukumva ubabaye, ukumva uhangayitse, ukumva wabuze amahoro. Ese byaturutse he? Ni ibitekerezo. Hari ibyo wibwira uri wenyine, ukumva ijwi rito riri mu mutwe wawe rikubwira riti nturi mwiza bihagije, ntacyo uzageraho, abandi baragusumba, ubuzima bwawe ntacyo bumaze. Ibyo nta muntu wabikubwiye, ahubwo n'ibiri mu mutwe wawe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gikomeye cyane ariko abantu benshi batitaho. Tugiye kuganira ku bubasha bw'ibitekerezo bibi n'ukuntu bishobora kwangiza ubuzima bwawe mu buryo utapfa kubona ako kanya, ariko bigakomeza kukumaramo imbaraga, icyizere n'ejo hazaza. Iyi si inkuru yo gutinya, ni inkuru yo gukangura. Tugiye kuganira uko ibitekerezo bibi byangiza ubuzima. Ibitekerezo bibi byica amahoro yo mu mutima iyo utekereje nabi. Umutima wawe nturuhuka, niyo waba uri ahantu heza, umutima wawe uba uri mu ntambara. Amahoro ntava ku byo ufite, ahubwo ava ku byo utekereza. Ibitekerezo bibi bikugira umwanzi wawe bwite. Ntacyo bigutwara ngo ucike intege, ntacyo bigutwara ngo wiyange. Ibitekerezo bibi bikugira umuntu uhora unenga, ugahora wibwira ko udahagije. Nta mwanzi uruta uwuba mu mutwe wawe. Bigusenyera icyizere cyo kugerageza. Iyo utekereje uti sinabishobora, ntutangira no kugerageza. Inzozi zigapfira mu bitekerezo zitaragera no mu bikorwa. Abantu benshi ntibananirwa mu buzima, ahubwo bananirwa mu bitekerezo byabo. Bigira ingaruka ku mubiri. Ibitekerezo bibi ntibiba mu mutwe gusa, bigera no ku mubiri. Stress, umunaniro, kubura ibitotsi ndetse n'indwara zimwe na zimwe bituruka ku mutima udatuje. Hanyuma umubiri ukumvira ibitekerezo byawe. Bisenya umubano wawe n'abandi. Iyo wibwira ko ntawe ugukunda, utangira kwitandukanya n'abandi. Iyo utekereza ko bose bakurwanya, utangira kwirinda buri wese. Ibitekerezo bibi bigutandukanya n'abantu beza, ugasigara wenyine. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe cy'ingenzi cyane. Ntabwo ibitekerezo byose utekereza ari ukuri. Si buri gitekerezo kiba gifite uburenganzira bwo kukugenzura. Si buri kintu cyiza mu mutwe wawe kiba gikwiye kukugumamo. Wiga kubaza ibitekerezo byawe uti ese iki ntekereje ni ukuri? Ese hari ibimenyetso? Ese byamfasha cyangwa byanyangiza? Iyo utangiye kugenzura ibitekerezo byawe, uba utangiye urugendo rwo kugenzura ubuzima bwawe. Ibitekerezo bibi bikugira uwo utari we. Iyo utekereje nabi igihe kirekire, utangira kwitwara nk'umuntu wacitse intege, niyo mu by'ukuri wari ufite ubushobozi bwinshi. Ibitekerezo bibi bihindura imyitwarire, imyitwarire igahindura indangagaciro zawe. Bigutesha agaciro mu maso yawe bwite, ntibitegereza ko abandi bakwanga. Wowe ubwawe urabitangira, ukareba ibyo wagezeho ukabipfobya, ukareba amakosa make ukayatubura cyane. Bigufungira amahirwe. Amahirwe menshi apfira mu mutwe, ntuyabona kuko wibwira ko atagenewe wowe, ukavuga uti ibi si iby'abantu nkanjye. Bigutera ubwoba bw'ejo hazaza. Ibitekerezo bibi bigutera gutinya ejo, ugahora utekereza ko byashobora kugenda nabi aho gutekereza ko byashobora kugenda neza. Ibitekerezo bibi bigutera kwigereranya n'abandi, ukirebera mu ndorerwamo y'abandi, ukibaza impamvu bageze kure kukurusha. Ibyo bikakugabanyiriza icyizere n'umunezero. Bigusenyera kwihangana. Iyo utekereje nabi, iyo haje ikibazo gito uhita ucika intege, nta mbaraga zo gukomeza, kuko umutwe wawe wamaze kuwemeza ko bizananirana. Bigutera kwanga amahirwe mashya. Iyo ubonye ikintu gishya, ahubwo utekereza ku ngaruka mbi zacyo. Nubona amahirwe arimo, ubona ibyago gusa. Bigutandukanya n'icyizere. Icyizere ni moteri y'ubuzima. Ibitekerezo bibi bikayimena buhoro buhoro, ugatangira kubaho udafite icyizere. Ibitekerezo bibi bigutera kwiheba mu ibanga nta muntu ubizi, ugahinduka mu mutima, ugaragaza ibyishimo ariko imbere warananiwe. Bigutera kwiyanga wowe ubwawe, ukibwira amagambo utabwirwa n'umwanzi wawe. Ibitekerezo bibi biguhindura umunyagitugu ku mutima wawe. Ntihabeho imbabazi ku makosa yawe, ntihabeho kwihanganira. Uhora wiyaturiraho amagambo mabi gusa. Bigutera kumva ko uri wenyine ku isi. Niyo waba ufite abantu benshi bagukunda, umutwe wawe ukakubwira ko nawe ubona agaciro kawe, ukigunga ukibona uri wenyine.
biguca intege zo guhinduka. Iyo wibwira ko wahindutse nabi utekereza ko guhinduka bidashoboka, nyamara guhindura ibitekerezo ni intambwe ya mbere yo guhindura ubuzima. Ibitekerezo bibi bigusenyera inzozi bucece, ntizipfira mu bikorwa, zipfira mu bitekerezo, zigashirira mu mutwe mbere yo kugera mu buzima. Tugana ku musozo, nshuti yanjye wowe urimo kumva iki kiganiro, ndifuza ko uyu munsi wagenda wibuka ikintu kimwe: nuri ibitekerezo byawe bibi, uri umuntu urenze ibyo wibwira. Ibitekerezo biza nk'imvura, ariko si uri imvura. Uri ikirere kireba imvura igahita. Hitamo ibyo wemera, hitamo ijwi wumvira, kuko ijwi wumvira ari ryo rigena aho ubuzima bwawe bujya. Uyu munsi nuhindura ibintu byose icyarimwe, tangirira ku kintu kimwe. Reka kwigirira nabi mu bitekerezo byawe, wibwire amagambo yubaka. Wibwire ko uri mu rugendo atari ku musozo. Wibwire ko niyo bigoye uyu munsi bitazahora bimeze gutyo. Niba warigeze wumva waracitse intege, menya ko utari wenyine, ariko nanone menya ko ufite ububasha bwo guhindura uko utekereza, bityo ugahindura n'uko ubaho. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, ntukayigumane wenyine, sangiza undi muntu ushobora kuyikenera, kandi wibuke ko uko utekereza ari nako kugena uko ubaho. Hindura ibitekerezo, uhindure ubuzima. Naho njyewe ndi Julius. Ubuzima, uburame, amafaranga bibandebera icyoroshye. Ndabashimiye.